Ndagusuhuje cyane kandi ndakuramukije cyane mwene data nshuti yanjye nkunda uza ku mutima, amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bibane nawe. Ndi Prophet Moise nk'ibisanzwe, ugukunda kandi ugukumbuza ku mutima uko bwije ndetse n'uko bukeye. Nifuje kugusengera muri kino gitondo kugira ngo uyu munsi wirirwe neza kandi uyu munsi uhabwe umugisha n'Imana ukomeye ku buzima bwawe. Uyu munsi ndagusengera ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva ibice 12 ku murongo wa 13, aho Mose yabwiye abantu ngo mwihagararire kandi mwicecekere muri bubone agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Amen. Iri jambo ntabwo ari Imana yaribwiye Abisiraheli, ahubwo Mose niwe waribwiye Abisiraheli. Yaribabwiye ryari? Yaribabwiye mu gihe ngo bari bageze ku nyanja itukura bavuye mu gihugu cy'uburetwa cyitwa Egiputa, ngo barimo berekeza mu gihugu cy'amasezerano cy'i Kanani. Mu bintu Imana yari yababwiye rero ntabwo yari yababwiye inyanja, kandi muri iyi nyanja isobanura ibigeragezo. Haleluya. Mu gihe bari barimo bagenda rero basanze ikigeragezo cy'inyanja imbere yabo. Ijambo rya kabiri, ikindi kintu babonye Farawo n'ingabo ze n'amagare abakurikiye. Ntibumvaga ko Farawo ashobora kongera kubakurikira. Ngo barebye ku ruhande ngo babona ngo ni imisozi, ngo barebye ngo hepfo ngo babona ngo ni amatara, ngo bararebye ngo babona ngo nta nzira barimo bareba, ngo barataka ngo babwira Mose ngo atuzaniraga iki. Baramubwira ngo ureka tukigwirayo kuno hari yimva. Biravuga ngo Mose ngo yihengeka haruguru gatoya ngo arasenga bazimana ngo ndabigenza nte. Imana iramubaza ngo nicyo ufite mu ntoki zawe? Mose arabwira ngo nta kindi kintu mfite uretse inkoni yonyine. Haleluya. Iramubwira ngo ubwo ufite inkoni birahagije, hita wiruka ugende ujye ku nyanja, iyo nkoni uyirambure hejuru y'inyanja uribona ikintu ndi bukore. Rozala binivo. Mose nawe agenda ahumuriza abantu, arabwira ngo mwe muhagarare, cya kabiri muceceke. Haleluya. Ijambo rya gatatu arabwira ngo uyu munsi hari agakiza Imana igomba kubazanira. Reka nkubwire mwene data, ahantu uherereye hariho hose, tuterwa ubwoba na Farawo uri inyuma ye gukurikiye, upfa kubuzi ko ufite agakiza. Ijambo rya kabiri, tuterwa ubwoba n'inyanja iri muraba, Imana ipfa kuba yarakwemereye agakiza. Umva ijambo rya gatatu, abanyegiputa umaze iminsi uri mureba, abarozi umaze iminsi uri mureba, eletayezene binifonema, umva bariya bakudinisa umaze iminsi ureba, Imana iravuze ngo ntabwo uzongera kubabona. Uva babwira ijambo ry'ubwenge rikomeye. Mose arambuye inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja yaribwije icikamo inzira. Kandi mumenye ko iriya nkoni ntabwo ari iciye inzira ku nyanja, ahubwo kuko Mose yarakoze ibyo Imana imubwiye, Imana yari yiziye ubwayo iravuga ngo ndajya mu nkoni. Kuko inkoni igize agaciro. Inkoni isobanuye ikirere. Tuvuge ngo haleluya. Ijambo rya mbere, inkoni isobanuye ubutware. Ubutware, inkoni isobanura ubutware. Imana iguha ubutware mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri, inkoni isobanura uburinzi. Niyo mpamvu Imana yabashije Yeremiya ngo Yeremiya we uruzi iki? Yeremiya arabwira ngo nta kintu ndimo ndeba uretse inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo waroye neza ko numva ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Inkoni isobanura uburinzi bukomeye. Imana irema uburinzi. Imana iguha igituma urindwa nayo mu izina rya Yesu. Acira uburinzi mu buzima bwawe. Hasigaye amezi 3 ngo umwaka urangire, ariko ndagusengeye nk'umuhanuzi w'Imana, ndagusengeye nk'umuntu Imana yasize amavuta, ndagusengeye nk'umuntu Imana yahamagaye. Uburinzi bw'Imana nibukubeho mu izina rya Yesu. Ngo inzira biracitse, ngo Abisiraheli bambukira humutse, ngo Umwisiraheli wa nyuma akuyemo ikirenge, ngo Umunyegiputa ngo nawe arangije ngo ashyiramo ikirenge hamwe hacitse inzira. Kandi aba Banyegiputa bari bahishwe kwinzira Imana iciye yari iy'Abisiraheli gusa.
Farawo n'abanyegiputa bari bahishwe ko Farawo n'ingabo ze bari bahishwe ko iyi nzira Imana iciye abantu bavuganye n'Imana. Hari igihe abantu bajya bashaka kwitambika mu mugisha wawe, bagashaka kunyura mu nzira wanyuzemo, bakagira ngo umeze nk'abo kandi warahawe amasezerano badahari. Haleluya. Heletaya zene benevonema hadi witaya zene bra. Imana avuga ngo reka nkwereke ukuntu ngiye kubigenza rero. Iravuga ngo amazi reka nongere nyahamagare, kuko amazi ntabwo ahamagara Imana, ahubwo amazi ahamagara Imana. Hanyuma amazi cya kabiri, haleluya, ntabwo ashobora gusuzugura Imana, ahubwo Imana ibwira amazi, amazi akayumvira. Umva rero ikintu cyabaye, ngo uwo mwanya Imana ibwira amazi ngo wamazi ngo niwongere usubirane. Birivuga ijambo rikomeye ngo abanyegiputa bose ngo bakunkumukira mu nyanja. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Miriyamu birapfye. Miriyamu abonye ibintu bibaye, n'Abisirayeli babonye ibintu bibaye, na Mose abonye ibintu bibaye. Miriyamu arangije aravuga ngo ibintu ntabwo nabyihererana. Elazinimi aravuga ngo ndahaguruka nshimira Imana, aravuga ngo ndahaguruka mbyirira Imana ikoze ibi bintu. Tuvuge ngo haleluya. Miriyamu yavuze ijambo rikomeye. Miriyamu yaravuze ngo Uwiteka aranesheje bihambaye. Icya kabiri aravuga ngo dore ifarashi n'uwo yari ihetse Uwiteka abiroshye mu nyanja. Ayiwe, uwo munsi kuri iyo tariki nubwo umwuka wo kuramya Imana no guhimbaza waje. Imana ishimwe. Kandi mujye mumenya ko umuntu wese aramya Imana akayihimbaza bitewe n'uko yayibonye. Miriyamu arayiririmbira, Miriyamu arayitambira, Miriyamu arayivuga. Kubera iki? Imana iri mu ruhande rwo kurwanirira Abisiraheli, Imana iri mu ruhande rwo gutabara Abisiraheli. Iri mirwanya abanyegiputa, uko abanyegiputa bari bagambira ibintu bibiri. Icya mbere bari bagambiriye kubasubiza inyuma mu buretwa. Ijambo rya kabiri babona bitarimo bikunze bakabicira aho ngaho bakarangira. Imana iravuga ngo reka ze mbereke rero abantu bavuganye nanjye, abantu nahaye amasezerano ngomba kubatabara byanze bikunze. Reka nkubwire mwene data, aho ngaho uryamye iyi saa initazoma, Imana igiye kukurwanirira. Ikintu wowe ugomba gukora, wowe wihagararira, icyo ni kimwe. Iyo ubuze uko ubigenza urahagarara. Ijambo rya kabiri wicecekere, kuko mu kigeragezo nta muntu wisobanura. Iyo yisobanuye arisobanya. Bisaba iki rero? Bisaba kugira ngo aceceke, iyo avuganye nawe muvuganire. Haleluya. Ijambo rya gatatu, hari agakiza Imana igomba kukuzanira. Mujye menya ko iyo umuntu yahawe agakiza, ujye umenya ko iyo umuntu afite agakiza, agakiza kazana ibintu byinshi, agakiza kazana ibintu byose. Hari abantu bafite amazu meza, hari abantu bafite amamodoka meza, batuye mu mazu meza, bafite ibintu byiza, batawe n'imiryango bavutsemo, ahubwo babonye ku bw'agakiza k'Imana. Tujye tuvuga ngo amen. Haleluya. Agakiza kazana ibindi bintu byose, agakiza kaduhesha ijuru, agakiza gatuma n'amasezerano yacu asohora. N'ibyo bintu bitatu wowe ugomba gukora gusa. Icya mbere ugomba guhagarara, icya kabiri ugomba guceceka, gatatu ibyo nubikora agakiza k'Imana karaza. Ijambo rya kane nakubwira, Farawo wari warakuroze, Farawo wari warafashe ibyawe, Farawo w'umunyeshyari, Farawo wavuze ngo ntabwo uzongera kunuza upfa, uwo ngo ntabwo uzongera kumubona ukundi, kuko Imana iguciriye inzira ahantu itariri, kindi irakurwaniriye. Wowe niwicecekere. Reka ngusengere Imana, gusabira umugisha, mbwirire Imana, kubwirira Imana, nyibwire ngo Mana uyafite Farawo, kandi umuntu wese agira Farawo bitewe n'icyiciro agezemo. Ntiwihagarare ufite Farawo. Ushobora kuba utaramubonye n'amaso yawe ariko aramwumvisha, ariko ufite Farawo. Ngiye gusenga, bwira Imana ifate Farawo imugeze uko ishaka. Icya kabiri ngiye kubwira Imana, nyibwire ngo Mana hariya hantu nazira yari ihari kandi arashaka kwinjira hariya hantu. Ngiye kwibwira ngo Mana tegeka nk'uko wategetse Mose n'Abisiraheli bakambuka. Mana mu izina rya Yesu, uyu mwana wenda musengeye, mushyize imbere yawe, reka imbaraga zawe zimubeho kandi icyubahiro cyawe kimuzeho mu izina rya Yesu. Reka gukora kwawe kumwambare,
ndetse no gukomera kwawe ni kumwuzure rwose. Ndamusengeye, we ntazira areba, we ntazira abona, imbere arugarishwe, inyuma arugarishwe, iruhande ni umusozi, ibumoso ni amatara, ntazira abona. Ibigeragezo nibyo byinshi kuruta ibisubizo, ariko uri Imana yaciriye Abisiraheli inzira. Uyu nawe ni umucira inzira mu izina rya Yesu. Ku kibazo icyo ari cyo cyose yari afite, ku ntambara yari afite, ku bamurwanyaga yari afite, ni umucira inzira. Ishimwe ryawe riboneke. Uko Miriyamu yakuririmbiye, uyu nawe bari kuririmba, uyu nawe bari kuririmba. Kandi agushimiye ko wumvishe uremye indirimbo ku buzima bwe. Urakoze n'ushimwe, urakoze n'uhimbazwe, urakoze n'uhabwa icyubahiro ko ibyo bikoze mu izina rya Yesu, amen. Akira umugisha w'Imana mwene data. Imana ikuremeye indirimbo nshya, ugiye kuririmba ku bw'igitangaza gikomeye Imana ikoze ku buzima bwawe. Kandi ntuzigere wibagirwa Imana, kuko ibyo utashobora, ibyo abantu batashobora, by'inshuti zitashobora, ibyo abantu bataguhaye byose Imana igiye kubiguha. Kandi ibyo umaze igihe wirukankaho Imana igiye kubisohoza mu izina Yesu. Acira umugisha rero kuko turi mu buntu bw'Imana, kandi amaraso ya Yesu akomeza abana nawe mu izina Yesu. Ndagukunda cyane, ni Prophet Moise, amen.